Ubusobanuro n'imico iranga ba Abeli. Izina Abeli ni izina rikomoka ku ijambo ry'igiheburayo ryitwa Heveri, bigasobanura guhumeka. Ni izina rigaragara muri Bibiliya mu isezerano rya kera, igitabo cy'itangiriro cyangwa intangiriro, bitewe n'iyo ufite. Ni izina rikunze gukoreshwa mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse n'Ubudage. Abantu bitwa ba Eberi cyangwa se Abeli bakunze kurangwa n'iyi mico. Ba Abeli bakunze kuba ari abantu bakunze ubugeni n'ubuhanzi cyane, bazi guhimba udushya muri sosiyete batuyemo, bakora ibintu bikagenderwaho n'abandi, bakunze kuba ari abanyembaraga ibyo bakora. Ba Abeli ibyo bakora byose bakunze kubikora cyane, yaba ari ibibi cyangwa ibyiza. Bakoresha ukuri cyane batitaye ku ngaruka kwateza. Abandi bahora biteza ibyiza kuri Abeli. Mu rukundo ba Abeli bakunze kuba ari abantu bita kandi bakitangira abo bakunda n'umuryango wabo. Ba Abeli kandi bakunze kuba bakora inshingano zituma bagaragara neza mu bandi. Bakunze kuba ari abantu bazi gutanga inama cyane, ariko kandi nabo bakigiramo akavuyo. Abandi bafata Abeli nk'umuntu wiyubashye ariko kandi uvuga menshi. Bamwe mu bantu bakomeye biswe rino zina Abeli harimo Abel Tesfaye, umuririmbyi akanatunganya indirimbo wo mu gihugu cya Canada, Abel Ferrara wo mu gihugu cya Amerika utunganya filime, ndetse na Abel Xavier wo mu gihugu cya Portugal ukina umupira w'amaguru. Gubwa neza wowe witwa Abeli, sangiza uwo uzi witwa Abeli. Reka tuzabane mu yandi mazina.